ariko se nakurikiye disikuru ya Kutumba aravuga ati Gisegeti igihe ca Kabila nta mututsi n'umwe wari ufunzwe indolo, ariko Gisegeti yaraje uwishaganyije wese w'umututsi muri mabuso, uwisaganyije wese muri ndolo, tindolo iruzuye abatutsi bake barafunze kuriya ngo niko ngo yatengeneza igisirikare. Urumva ko bamufelicite ko yagiye afunga abasirikare b'abatutsi. Rero twebwe ibo avuga ngo ibo abazalendo ngo barebwa muri ministeri ya defense, ngo ariko muri commandement ngo barigenga. Tuzi ngo nk'ibi bya Doha ngo bamwe bazababwira ati mwebwe abazalendo ko mutaja namwe Doha ngo muje muri negotiation. Twebwe abazalendo ntitwoja Doha, tugiye Doha iby'intambara biba bihagaze. Twebwe ntitwoja Doha, turi hano kurwanya uwo bita aduhi, tariki bya negotiation tacu biturebaho. Twebwe intambara ni intambara. Ngabo abazalendo ibyo barimo nta commandement bafite, nta nimwe icyo umwe atekereje gukora nicyo akora, ariko icyo bahurijeho kuri uyu munsi nuko Gasita atuyobora Uvira bagihari. Ubwo rero ni ugutegereza eske leta ya Gisegeti ko ariyo yatumye Gasita, ariyo yahaye abazalendo ububasha n'ubushobozi, irakiza gutuga urubanza, irumvira abazalendo Gasita asubira inyuma, cyangwa irihagararaho Gasita akomereze muri Uvira ahangane n'abazalendo, cyangwa biraza kugenda gute? Icyo nicyo bantu bakwiye gutegereza tukareba ikiri buze gukurikiraho. Ariko kuri guhari igikorwa Gisegeti yakoze cyo gufata abamayimayi akabarme akabaha ububasha n'ubushobozi badafite, bakaba bari guteza igihugu mu akavuyo bigeze hariya. Nta gikorwa cyakozwe uyu munsi muri Uvira, n'uyu munsi ho bugiye guca kuwa gatatu bavuze yuko ibikorwa basabye abatwara amamodoka amamoto ibiki byose ko kutaja mu muhanda. Abana bari batangiye ishuri uyu munsi, c'est-à-dire amashuri ntakora, magazine ngo ntizifungure, nta kepfo ka ruguru ngo batarabazanira General Gasita ngo asubire iyo yaje aturutse. Impamvu nuko ari umunyarwanda, ari umututsi, akwiriye kuja iwabo mu Rwanda. Rero ngayo nguko uko situation muri Uvira yiriwe. Uyu munsi burakeye ni ugutegereza ikiribuze gukorwa, ariko bavuze yuko ari abo bazalendo, ari societe civile, nta bikorwa biri buze gukorwa muri Uvira guhera uyu munsi kuwa gatatu mu gitondo kuzageza igihe Gasita azabavira mu maso. Rero ndabona hari abandi bazamutse, nimba hoste hari n'ijambo afite kongera na ko hoste ndaza kucyongera ngo gufata abantu tuve Charles Regina uzarukarisha, hanyuma hari audio ngiye kwaplayingira y'agahinda kaba bita abazalendo bibumbiye mu itsinda ry'Akagara. Mwiriwe neza Jason n'abandi mwiriwe. Komera Charles. Komera uyu munsi sinzi uko nagize gutya naje nisanga kuri la space y'abazalendo. Ngira ngo none bagiye kwamagana bari abazalendo bene wabo, ariko nsanga bari kubeza, bari kubahanaguraho icyaha kandi aribo bagikorera. Nibaza bazamenya ikibi ryari gikorwa n'abari abanzi n'abari banywara umugi. Nimba ari sizamenye ikintu cyabisha umutima umuntu w'umugabo ko baramukorera ikibi akanga akaguma akabihomaho. Gasita jewe niwe ngiye kugarukaho cyane, ngira ngo muzi mwese ibyo yakoze nyuma yo kugenda agambanira mu kugira ngo barasa abantu. Yagiye gutegura n'ibitero i Bujumbura, ndetse abitegura bimwe mu basivile ashaka kubahindura ngo abagira abazalendo, biramunanira. None abonye byanze, yaragiye kwisunga abazalendo bene wabo, baramuhindutse.
aba baha bazarendo bano baha bazarendo aho kugira ngo bamuvugire ko barashaka kweza bariya bazarendo. Ikintu ca mbere cyahabaye muri kiriya gihugu ni igihugu kitagira amategeko. Muri igihugu kidafite amategeko rero kariya kajagari ntikoreka kubamo. Ni gute umbwira ngo igisirikari perezida w'igihugu atumye umuntu ahantu umusevire bahaye imbunde ngo aranze, nibarangiza bamureke ngo ngo abasevire bavuze ngo nabazarendo. Biriya byerekana ko hari politike bakina ku ruhande, bakina bene wacu babashigikiye, bakaza bagenda inyuma iyo bakavugana ati mwe mukora ibi turabashigikiye nta kibazo ntacyo bibatwara. Ariko nkiyo haje kuba ari mu gihugu gifite ubutegetsi, sinibaza ko biriya bintu byari no kuvugwa. Sinzi nimba ari n'umuzarendo wari gutekereza kuvuga ririya jambo, cyangwa se bariya bazarendo ntibabafite. Ni gute umujenerali ahaguruka akavuga ngo sinshaka umuntu perezida yatumye, kandi aribo bamukoresha ntibamufate ngo bamufunge? Timwumva ko bafitemo akagambane? Ni ukuvuga ngo bano bazarendo bene wacu bagiye mu kintu cy'umwijima batazi aho kihagikorerwa. Ni ukuvuga ngo niki kintu babahumye ku maso ntibabone ikibazo kihakiba mu gihugu. Rero je nkumva ko iminsi yonyine, iminsi izabereka ibyo twirirwa tubabwira ko bayobye. Naho bino bagarutseho bindi, ikindi nashaka kugarukaho ni ziriya intwari zitari mu bwoko ngo ni intwari z'igihugu. Je nibaza ko atari n'intwari z'igihugu, ni intwari y'ishaka rya perezida. Bariya ni intwari zagiye zikorera gisegeti, ntabwo ari intwari z'igihugu. Nabonye ejo bazizihiza bakoresha ndagira ngo na bije igihugu ni hariya yashiriye. Ariko nkumva ko umuntu yokwita intwari mu bwoko bwabo atari intwari. Nico kindi nabonye bagarutseho, ariko bakibagiza ko abanyamurenge nta numwe wamwita intwari, ahubwo bamwita umwanzi w'igihugu kuba yarabagwanyije. Ikindi mureke tubasengere bazagaruke, ni bene wacu bave muri buriya buyobe bagiyemwo, imyenda bozomenya ukuri nyuma. Murakoze. hari umugabo babwiye ngo asengere Kongo, aravuga ngo bamuhindurire etaje, ngo ariko iryo ngiryo ntibarishobora. Uzarukari, reka tuguhe mikoro hanyuma ukurikirane na mwavuzi, niko mwaje muzamuka, hanyuma nze kubamvisha audio mfite hano. Murakoze. Bino bintu uruhande rumwe biratangaje, urundi ruhande birababaje. Biratangaje kumva ko bavuga ngo izi wazarendo ngo ni iz'u Rwanda, FPR ngo nizo zitanga amafaranga kugira ngo bateze umutekano muke hariya. Nza kwibuka nimba mwabonye nani video ya Rene Itomo, nza kwibuka ari ijya hirya za Kigongo avuga ko bategerezwa gutora gisegeti, kandi ndetse bashyiraho n'ibihano muri uyu muntu utazomutora. Nibuka delegasiyo zabo zavaga Uvira zigahuruka ku Kirongwa, bapanga uburyo bazoza bakorana ama operasiyo hamwe. Nibuka ukuntu bagiye babaheza imbunda, n'ubu ngubu barwanira hamwe, operasiyo zose bazitangira hamwe aho bari hose ku mirongo y'ingamba zose, izo makuru yose bafite uno munsi bari kumwe. Ariko noneho ukaza kumva ngo ni za wazarendo ngo ziyaje zikoreshwa ngo n'u Rwanda. Bazaze batubwire babatandukanye, kandi noneho bazozane n'abo bazarendo kugira ngo nabo tubemere, batubwire koko ibyo bavuga ko ariko kuri. Naruvumba akunze kuzana azatubwire, kuko Naruvumba azatubwire ko akorana n'iyo FPR, kandi nimba Naruvumba akorana n'iyo FPR ni ukuvuga ko n'itegeko naza bakorana nayo. Urumva rero abantu iyo babuze icyo bavuga, usanga nyine bagenda bapfa guhota gusa nyine atari inzira. Ikibazo dufite turakizi, kandi ikibazo dufite nicyo nabo bafite. Uno munsi Gasita yabaye umututsi gute mu gihe bo banga ko atari abatutsi?
bavuga ngo ni abanyamurenge tuma batamuretse ga none iwe munyamurenge akora ibyo leta yamutumye gukora hariya atekanye sibo ntibabona rero twaravuze ati baranga kumva ariko ntibazareka kubona ibindi baba babona nimba ari umunyamurenge ntibamureka akore icyo leta yamutumye kandi rero ni umusirikare w'igihugu none sita ko yabaye nk'ahantu havumbutse impyisi niyo bazamona bavuga ati ngaho nimutange ngiyo se gasita yabaye impyisi yavumbutse Uvira ni igitangaza rero mu by'ukuri nje ntagiye kure batubwire noneho bazadusobanurira wazalendo kandi nayo bazitubwiye ati twebwe turakorana nabo dono dukunde twumve ko bakorana n'urwo Rwanda mu gihe tuzi neza yuko bakorana na leta mu gihe leta tuzi neza yuko ibahemba niba heza ibikoresho byose niba heza imbunda n'amasasu ibyo bafite kuri uno munsi urumva bonyine baraje hariya baravuga ati twagize imana tubona leta nziza idukura mu ishyamba iratuzana ubu ngubu turi musozi natwe ubu natwe dukorera ahagaragara twahoraga iyo mu mashyamba none kubaraza kutubwira ngo iyo nkoni wazarende igihe yani ni kwa kundi bavuze twiriwe n'abavuze ati baragenda bakabwira bakaza kwikuriza ku Rwanda no kwikuriza ku Rwanda ari gukuriza izangafite nabo bazi yuko harabifugikamo bitari bintu bifite umwangazi urumva rero mu by'ukuri iyi wazarendo nta muzayikirira ni iyanyu namwe mwaravuze ati namwe muri abazarendo none se murayikuramo gute nimba ikorana n'u Rwanda namwe murimo mubakorana n'u Rwanda murakorana n'u Rwanda rero wazarendo iri hariya bavuze ati twebwe tuzashyirwa ari uko asubiyeyo urumva tuzashyirwa uko asubiyeyo wakumva ishyaka rya bwa bucafu ngo ni James ngo nani generale w'igihugu ngo bamuzane ngo bamumuheze ariko birababaje twebwe birababaje abo ngabo nibo abantu bakoranye nabo mu by'ukuri iyi ntambara izarangira ariko kandi nubwo izarangira yaba igitegeko iyo itsinda yaba AFC ariyo ishobora kwitsinda haracyari akazi kenshi ubwira ngo uzakure izi ideology mbi muri aba bantu iyi mitekerereze yabo n'izi mbonda gisegeti yahaye abasivili ni ikibazo kitoroshye bizatwara igihe kirekire urakoze cyane uzarukarisha mbere y'uko wenda dufata Nkwakuzi mu nyemerere twumva ino audio hanyuma Nkwakuzi agaruka yisesengura aka gahinda bafite baragakura kuki ko arico biyemeje icyo navugaga ni uko aya mahuti yamaze gusohoka yaba Wazalendo bagumura abaturage mu bigambo bipfuye nka biriya by'ivangura n'abariya bose bagiye bayavuga nategereje ko wenda twabona mesaje iva nko muri leta majoro cyangwa se ikava no mu zindi nzego cyangwa se hano no kuri rejo y'Ubukavu nubwo nyine babirukanye ariko nyine rejo isa nibo paritinga hari Buvira hariho n'iriya biro ya komanda segiteri Buvira hariho n'izindi nzego zibakuriye hariho na guverinoma yose yari Bukavu guverinoma yose yibukiye Buvira nategereje ko wenda hari mesaje nza kubona sinzi nimba yaratambutse bamagana bari abazarendo bavuga amagambo y'ivangura biza ndabibura bituma nibaza ibintu byinshi cyane fete n'ibingibi nizo tuvuga erega faiblesse za leta yacu ni ukudahana abagizi ba nabi ubundi baze bavuga ngo urugo rudakubita imbuga ngo ruhora rworomeseka nta kuntu bari abazarendo bashobora kuzoza bishumbereza ngo bumve yuko aribo bafite ijambo kurusha FARDC PNC n'izindi nzego za leta ndetse na guverinoma mwibuke yuko uyu uvuga ibi niwe wari umuzalendo ukuriye abandi wirirwaga abwiriza abazalendo ni ukuvuga ngo muri ya misega bakubita nawe ntibagusige ngo bumve yuko ngo aribo bagomba kuvuga ngo bumve yuko ngo aribo bagomba gutegeka ngo bumve yuko ngo aribo bagomba gukora ibyo bashaka hariya mu gihugu kariya ni agasuzuguro gakomeye cyane baba basuzugura leta bari bakwiye kuraswa umunsi umwe bagafatwa bagafungwa bakinjizwa muri santarari bose uko bangana abasigaye bakirukanka bagahunga bagahigishwa hari n'abavuye mu gihugu bagahigishwa kuko bariya nibo haduye akorana nabo arizo tuvuga ngo ni faiblesse za leta kuko zitaza kuba faiblesse za leta leta iba yagombye kumenya uburyo haduye akora kubera ko haduye za ko umuntu wo guhumura bariya bazalendo hariya ni haduye afite
FARDC niyo yayigumura abazarendo, RDF nizo zazigumura bari abazarendo baba zisanzwe zikoresha. Rero leta yari kuri gukora ibishoboka byose agacecekesha bari abazarendo, akazi ka gisirikare kagakora birawuba gusa hataje mu ivangura, nk'uko barafata ofisiye w'igihugu, nk'uko baramwita umunyarwanda, nk'uko baravuga ngo tubamushaka. Umuntu watumwe na leta majoro general, umuntu watumwe n'ubuyobozi, umuntu watumwe na guverinoma centrale, ngo bari abazarendo ngo baravuze ngo tubamushaka. Bamara nyine abantu bakamumva nyine ngo hari ikibazo. Nta kibazo kiri hariya, bariya bose bavuze bariya bose no kubara bafashwe ijoro rimwe bose bakarara muri centrale filime ikiziga. Ubundi abasirikare baba hariya bakorera hariya bakomeza kubona ziriya mbwa zikomeza kuzunguruka hariya zikomeza guteza akavuyo kuriya, kandi bazi kuzikorana na haduyi kubera ko bazirika zigakomeza zikidegemza hariya. Igisirikare cyari kera kabisa, ariko ngiki wapi kabisa. Nawe ni gutekereza noneho nkavuga ati wapi kabisa, ibi bintu ntakigenda cyane pe. Abantu batakimenya gutandukanya ibidinga n'inyangaruzi, abantu batakimenya gutandukanya amasaka n'amasakaramente. Ibi bintu ni ibiki? Abaturaga abanzi b'igihugu babaye bahoze bakorana na FPR na RED. nimba ari mayimayi ni ukuvuga ngo nawe uyirimo, ni wowe watangije iki mayimayi, urabitaba mayimayi, wowe usigara urinde. Uyu ni we wa mbere wirirwaga avuga aya ngaya yose, ariko uyu munsi mwumve abantu bakoreshwa n'uyu Masunzu na Gisegeti. Tabara mu guhungabanya umutekano w'igihugu, nk'uko baratanga amabwiriza ngo ntibashaka ko General de Brigade Commander Secteur Commander Rejo ngo ntibamushaka nk'abandi bariya bose congarura mu gisirikare, congarira ariko igisirikare cyaragowe, ngarura we. yamaraga akora iki? shogoza habo abana bazava bagasara neza kubera kubona ibintu bitagenda bikomeza kugenda. Kakariya kavuye ubundi kakagombye gushira hariya, hari aho gushira abasirikare bagasukura ubuvira bakabusafisha, bagasukura ubuvira, abanyabuvira bakaja ku murongo, hasigaye haduyi bakamukubita batamubabariye. N'ubundi bashobora gukubita gute haduyi bari abaturage aribo bakorana na haduyi, bamuhereza udufaranga dukeya agakorera haduyi akazi. Buriya bari muri propaganda za haduyi, abandi iyo bari bose ngo bapinze ngo General Gasiga. Niko byatangiye Bukavu, niko byatangiye no mu bindi bice. Biriya byose ni zira propaganda haduyi amaze guhekerwa, arashaka ngo narababwiye ngo imvugo z'aba bazalendo zose ni zimwe. Abazalendo bagenzi be baraye bavuze yuko impamvu Gasita batamushaka hariya nuko yatanze Bukavu. None uyu nawe reka nkomeze ndaje. Abanyamurenge batumwe hariya ababuza amahoro, abateranye na bariya bapfurero, hanyuma umuriro ukomeze wake, bakomeze bahugire muri biriya nabo bakomeze badivasing. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu we aracasheshe n'aba bapfurero batuririye bakadutwikira bakatunyaga. Ni ukuvuga ngo ko aravuga ko bamwohereje hariya ngo abanyamurenge ngo bashwane n'abapfurero. None kwihakiriya yajya ari nyinshi mwa Banyakagara. Uyu munsi nibwo mugiye kumenya neza yuko abanyamurenge bafite ibyo bari gupfa n'abapfurero. Mu bindi bakomeze bakora n'ibindi byo kujijisha mu gihe FARDC izabihubwiye ku bazarendo. Bari abazarendo bari bakwiriye no kumara iminsi ibiri n'itegeko, batashiraho itegeko bakabasafisha umunsi umwe. Turabizi ko hari abazarendo bukuri kandi barwanirira igihugu. Abazarendo bukuri barwanirira igihugu ntibashobora kuvuga biriya, ariko bari abafeke iyi niyo mvugo yabo ngo bafite vure wazalendo na fo wazalendo. Unyumvire namwe mwumva abantu munyumvire akabi gaseka nk'akeza. bari muri mayimayi zakoranye na FPR zakoranye na Kabila muri iriya mikino yo kudusenyera, bari kumwe na Red Tabara. Bariya nibo bakoreshwa mu kugumura abaturage, bariya nibo bakoreshwa mu kuzana umwuka mubi mu gihugu, mu kuzana umwuka mubi mu banyagihugu. Ejo twarababwiye ngo barabyukira kuri narrative ivuga yuko bariya bahakanye Gasita bakamwitakana bagenzi babo ngo bakoreshejwe n'u Rwanda na RPF. So ukabura ikintu washaka ahantu bihuriye RPF n'abari abazarendo bibuvira bagenzi babo ukahabura. Mu kuzana umwuka mubi mu karere, bariya nibo bakoreshwa, rero bakagombye guhagurukirwa bivuye inyuma, bagashugurikirwa bagakubitwa bimwe by'intangarugero. Wibuke neza mu bakubitwa nawe ugomba gukubitwa kubera ko uri umuzalendo muri bo. Gukubita imbwa rworora imisega, kubera ko tworora imisega. La hawla la quwwata illa billah.
nkwakuze uratubabarira twako tugira ngo twumvishe audience agahinda bano bazalendo bafite nkwakuze niba twumva wakwira Jendo, mikoro neza wansubira uganire na Ngarura gatoya. oya reka twumve nkwakuze Karura yagiye ariko Jesu nawe ni igitangaza. turakumva Jesu gatanu kuri uranyumva? gatanu Afete urabona nk'ako kaudiyo buriya kuriya yari afite nk'akandi kagurupe k'utugara bari basangiye akababaro kuriya yari arimo ababwira hariya niho bazihega baza bicara nabo bakavuga ukuri ko bafite ingegera bafite imbwa mu mujyi. None se kuriya gusafisha yaba twari tugize umugisha ngo bagende basafishe tugeze abantu bageze nk'umugisha bakaja ibuvira bakica nk'utuzarenda 3,000 umugisha ntiwoba ubonetse gusafisha barabishoboye gusafisha kasita ubu ngubu karihisha kwa murumuna w'umugore we w'umulendu uri hariya kuri byemaraki kaniho haya tano haya kuja kurya umutsima niho yihisha ubu ngubu kwa ku mugore umwe w'umulendu ngo ni murumuna w'umugore wiwe niho yihisha hariya za byemaraki niho hayinjira yihisha bunda none ngo barasafisha canke baramusafisha ahubwo general azasafisha general muzima ejo twarabivugaga hano ntaho yoje hari yaraguma bunde gusa ni nk'umucengezi kandi ari we wakagombye kurwanya abacengezi mu by'ukuri ukurikije nk'iyo audio ya Ngarura ushize aho ngaho birumvikana agahinda baba bafite ngo musubiza mu gisoda yagiye inzira ntihari inzira sinzima gasita ntabwo yigeze akandagira mu gisoda Ngarura yigeze abandi bambaye yashinzwe munsi ya kirarama ntagende ninde wamubujije rubanda ruzi kwibeshera ubiha amapeti za bindi byike bose niba abasirikare autoproclame timwabonye ka kandi karimo kavuga ngo woga hagasingo bagahe gasita ngo ari ugasubiza katagira na uniform kari kambaye agatisheti k'ubururu kakajezi niba arako gukinana sinzi ni buriya niko agira inyuma n'imbere ureba akantu nk'akariya ngo niko kaye kavuga general niko kaye kavuga umukomanda bataillon niko kaye kavuga umuntu ushinzwe renseignement niko kaye kavuga umuntu urebe nawe agasuzuguro bagezemo agasuzuguro nk'akariya karababaje gateye agahinda bazabaca umugani ngo uwigize agatebo agira gute ngo wigize agatebo yore reka n'udutebo turiye reka bagume bayore ngo ndibazi Ngarura ngo ndibazi gutandukanya ngo amasaka n'amasakrament uwo ni n'umugani w'ikinyarwanda kuko yawuciye kandi atari umunyarwanda gito gusa ikinyamurengo umugani hari undi mugani mutavuze wigize agatebo niko ariko hari undi ufitingamo neza azavuga ngo uryamana n'imbaraga n'imbuga ukabyirukana imbaraga niko bimeze mu by'ukuri biragaragara ko nk'iriya audio yarayima yiha abandi bantu basangiye akababaro basangiye agahinda basangiye ibyuyumviro ariko kuva ejo twarabivuze akantu ariko njyewe mba mbona bisuzuguritse ni ukuri kw'Imana ndakagara hari ibyo ntuvuga no ceceka nta kuntu ushobora kwicara ngo uvuge ngo abantu bawukoresha abantu mubana buri munsi abasirikare bakurwanirira ngo barya ruswa ngo nibo bakugamara kuyibazi wabahanye urinda ubivuga kubazi wabahanye ukarinda kwirirwa wimena inda ukareka kwirirwa uvuga ngo hari interahamwe nziza ngo hari interahamwe mbi izo mbi wazikuyemo ukagosora mu rucaca yes numije muretse ubaza ariko ndebe nimba ibyo ngiye kuvuga ntabwo mbenze isegonda nimba wemeranya nanjye yavuze ngo fo ngo navure ngo ari fo nimba hariho fo navure bakuyemo ba fo oya I'm sorry for being wrong uyu mugabo nindajya Ngarura ari muri fo uko uremeranya nanjye cyangwa nemeranywa nawe 100% kuko ari muri vure bazalendo nimba hariho fo navure icyo nzi icyo ndashidikanya nemezanya n'umutima ari muri fo ari hirya ya fo biteye isoni guhora bicara bakavuga ngo bariya bazalendo ngo bari bamwe ngo ko barakoreshwa ngo n'umwana ko mubazi ikibazo cyabo baza bamenya service de renseignement zabo zazimenya icarangije kuba kibaza bamenya igiteganyijwe kuba ubwo n'umurumva ari service de renseignement iyo ngiyo icarangije kuba acte yabaye yarangiye niyo baza bamenya kurusha acte iteganyijwe kuba tuko nta service de renseignement barayigira service de renseignement yabo nubwo uri kwitesha agaciro ikora akazi icyo yatojwe ni ukureba isura
niko kazi kayo none siko ikora none se isura irihishe se ko serivisi niyo nationale batoye niyo izimenyesha batreninze kureba isura n'izuru rirerire ay biteye isoni kubona bayitwa ngo ni abagabo bitwa ngo bafite polisi bafite igisirikare bafite serivisi de renseignement nyine gasita akuriye hanyuma bakaza bicara bavuga ngo bari korompi bari korompi mubabwibwa ko mubazi mubakuremo hako ntago wakwiriguza hano ngo bariye ruswa ngo ibinyoma gusa barebuza rendo ninde waje kuba ngo FPR ifite biro bya parti politique ibuvira afite biteye n'isoni kubona uko babivuga gusa byonyine bigaragaza kapasite yabo ya analyse bigaragaza kapasite yo gutekereza FPR canke RDF canke AFC canke twirwa canke M23 iramutse na korompa abakozi babo bakaba corrupted bakemera iyo corruption bakayikorera bakabarwanya bo ntibagira icyo babakora ikibazo saba bakorompa ikibazo nabari korompi ariko ntabwo wakwicara ngo uvuge ngo ikibazo ngo kiri kuwa bakorompi n'umwanzi of cause canke n'umu adversaire akeneye kubarwanya akeneye ku mbaraga ze zose ariko kwicara ukavuga ngo turi korompi twenyine uri korompi entre eyo bonyine bari korompi nuwaba tumuri korompi muri bo ntibo ngo bafite phone avure nubwira ati fata no mutu muri ya phone bavuga ntibo mukoraho baruzi ntiburi hari ibuvira nubu ko buri ubu ngubu burahari buri bose nta numwe habe numwe bakubise n'inkonje nibo bakontorora no mupaka wakavimvira nibo bahari nibo bategeka nta nuwo bakubise habe n'inkonje ngo baramukora ngo phone avure afite hari ibintu bimwe biba biteye n'isoni kuvuga ngira ngo basohora turatudiyo bakaduha bene wabo batazi ko tunaje hanze batazi ko buje hanze biba bayisohora batazi ko zigera no hanze icyo kibazo mubajije sasa aba bangarura urabona iyo abantu bari muri condition ya desperate bari muri condition ya hopeless so bangarura rero nibo baza batanga message y'ihumure uko iyi message muri groupe ya ni ihumure kowe urashinyagura ihumure irimo no kwisuzuma nyine muri bo mbese muri groupe yabo sibyo aho biherereye mbese niwe motivation speaker mbese yazatanga message yo kubakomeza mbese abagerageza urumva biroroshye kubahumuriza kubabwira ibyoroshe imitima mugane wa Bible nukuvuga RDF na FP donc agomba kuzama ako kantu kugira ngo nyine n'ubwenge bukeye ubwo ngubwo n'ubwenge bukeye nabashebuja ntibakibivuga baratamu ya yaracecetse na Chisekedi yaracecetse ngo ngarura n'ubona ruke mata bivuga n'ubwenge nyine bukeye ibyo ngibyo nta na rukemo uyu munsi aje buvira yohunga nawe uyu munsi yageze ibuvira yohunga uyu munsi aho bigeze uyu munsi ntibomwemera nk'umudepite ahageze uyu munsi nawe yohunga singa bya bindi bya mbere bamaze ariko rero biriya byose bigaragaza sheke muzajye mufata ingero zabaye ahandi buri ingero zabaye ahandi ibintu byose biri repeta muri iyi si nta kintu kiza kiri hazard ibintu iyo byabaye biri repeta partout mugiye kureba mu Burundi fraude bija gupfa ija gucika yabanje gucikamo hazamo fraude wazamo na sawanya fraude bo niba ari na fraude bunyakuri sinzi ukuntu bagabanye mu Rwanda baje gutsindwa ziriya ntera hamwe hajemo za MDR power na za MDR nyazo hazaho za CDR power na za CDR nyazo uko kera barimo baryana bonyine mu Burundi kera hatangiye kuza mugambi yaza mw'intera hamwe n'abahuza mugambi batangira gushwana bonyine entre kandi bahuje gahunda yo kwica umututsi bose ariko bonyine batangiye gucikamo ibi ngibi rero bitangiye kuza ngo vrai wazalendo na fo wazalendo mu byishime cyane n'uburyo bwiza batangiye bonyine kumarana yaba bana yari batisha imbaraga bonyine ngo babanze bakoberemo twirwane izaze gusanga hasigaye finale yo gukina nabo gusa iyo ngiyo ni Imana ibirikora biriya bintu ni byiza cyane kuba bonyine batangiye gusubiramo nka kuriya gukubura hayavuga iba Imana yari batije izo mbaraga ngo bakubure izo mbaraga umugisha twawukura he bakubure nibarangiza gukubura tuzasange hasa neza umwanda waragabanutse n'ubundi naho ubundi nta bagutsindwa kwabo ni kuriya n'ubu ngo gasita ngo nguriya ngo niko ngo yabigeje Bukavu yahunze hasigaye iminsi ne ngo Bukavu bufatwe
igoma muzalendo ntacyo yigeze akora ibukavu nta muzalendo wigeze arwana nta bukavu nta muzalendo wigeze unakandagira ari wari sebuje amasunzu bahunze bukavu bufatwa after 4 days nta by'umuzalendo byabaye bukavu mwarakurikiranaga mwese nta n'ikintu na kimwe kigeze gikoma ariko ngo ni bukavu ngo nuko bwatanye ufatwa so nge nkaba numva muzukuri umureke akomeza bunde hariya kwa muramu yo kuri byemaraki ture arebe ko yaramuka kabiri naho ubundi nta kintu kirimo kibazo ni ukuje no hasaragira gutaraje kuryama kuri uwo mugore w'umulendu abalendu nibo bamaze abahemeriya muri ituri so sinzi ubwenge uko bumeze naho ubundi byararangiye bya niyo nsinzwe ariko jewe dahere uko mbibona byari kuba bimbabaje kuzafata Uvira gasita dahari byari kuzabona pretext y'aba bantu butugara bakavuga ati nubundi birukanye gasita nubundi banza abasirikare b'abanyamurenge nubundi banza abasirikare barwana niyo mpamvu bafashe ariko kubahafata ahari niyo nsinzi nziza bazashake pretext kandi nahungana nabo bazamuvunira umuheto ntazagera Kalemi ariko rero nahungira i Burundi bose si kimwe bazamuvunira umuheto hariya muri ziriya nzira zijya Kalemi sinzi ko azaharenga genzo sawa murakoze turi kumwe tukomeza tuganire twese uzarukoresha yavuze uwezo uzarukoresha yavuze ngaho uwezo narajya ndongera kuza abandi bavuze nsigaye mbabwira ngo nsigaye nkunda bazarenda abantu bakanyumva nabi ariko ndagira ngo na satani n'inzoka hari igihe yagiye ikoreshwa so bano batipe bameze nka wa mugani w'abaswahili bazavuga ngo siku ya kufa kwa nyani miti utereza umunsi inkimiri bupfe zisimukira ku giti kikanyerera ntuzwi nk'amayibera mu biti yava ku giti yagenda hariya kikanyerera abatwa bayigaga inkima barayirukanaga yaba bagiye kuyisha ikazaza inyerera ku biti kubera yagize ubwoba so bano nabo rero bene wacu ko baranyerera bagerageje kwiyoma ku bazarendo saransi twarababwiye tuzagende tubasomera igipande tubabwire ngo twarababwiye tuzavugisha ururimi ntabwo bagukunda wabishesheshaho wakwambara amashara wakora biriya ninde urera nazamo uri gukubita nimba ari ibicuma n'ibiki ngo mizimu yabo ngo ntishaka gasita wagenda nawe ukabikora mbese cyuma ni yire wembe ni ure kabisa ya wembe ni ure generale muzokuri nimba generale aba humiliated like that nimba generale aba asuzugurwa kuri iriya level general ko turavuga generale donc nituvuga generale de brigade mwambwe nko kugeze Rwanda murebe ba generale de brigade mwe nkabashira nko muri iyo level nyine yayo mapeta si urebe generale de abenshi babaye mu division ari n'ibihugu usangana bagarukira kuri colonel generale de brigade ari kuba humiliated n'abantu nk'abariya ubu ni umusirikare n'umujenerale wa leta woherejwe na leta waje gukora muri misiyo ya leta barimo gukoresha nabo bamwohereje no kugira ngo akomeze misiyo akaba humiliated akuriya agikogwa wenda ryo bazazana gusa ikintu cyo gufunga amaso yarashira ibyumweru bibiri colonel n'umudamu wiwe baguye kuri fu bari muri intumbi zabo cyangwa se imibiri yabo rimwe ariko nabo ukuntu bivuga nayo ko barayitesha agaciro wembe ni ure waba uri muzima waba wapfuye
and they're not going to see you as one of them. Uwapfuye ni umunyarwanda, ukihari ni umunyarwanda, uri mu gisirikare ni infiltration umunyarwanda, uri hehe ni umuterorist. So what the difference? Muzakora iki iyo mupfuye muri nuza muri abanyarwanda uje kubahamba i Rwanda muracyahari ariko barashaka kubica, nikimuona tutamuua, atoke aende, munyarwanda aende huko kwabo, aende kwa Rwanda, abenshi tuzabasanga kwa Gasabo i Bumbogo. I mean, igitangaje si uko kiriya kiba, kuko ishano si uko imbwa irya umuntu, ishano ni uko umuntu ari imbwa, sibyo? So imbwa ziko zirarya abantu, byo nibisanzwe, nta gitangaza kirimo. Igitangaje ni uko bene wacu n'ubundi bakomeza kubiruka inyuma, barashaka abamotivator, motivational speakers baza nk'aba bangarura nyine nibo nuza babo hamento role models abanyota, baze bagere hariya batanga ukuntu basiga akantu gatoya, babereke ko ari FPR, babereke ko ari fure na fo. Ninda mwa igipimo cyo kuyungurura fo na vure nindi karuragira ico gipimo? No, impamvu bavuga ngo ni fo ngo vure, usanga ari byo bose bavuga ngo batangiye kuri ngo ni ngo bariya ngo ni fo. Izo fo zikorana n'umwanzi wabo, zaraje noneho ziri hariya zitaraswa kandi zikorana n'umwanzi wabo. Izo fo wazalendo ziri muri sirifazi ya leta zahagaritse ubuzima mu generale wabo. No, nuko bazi uko n'abari part of the yiyo wazalendo ariko batari badafitinga in, noneho ugasanga ibo bari muri fo kugira ngo babihumurize bonyine, ko barakereza kuvuga ngo ni fo ngo na vure. Noneho ibo bazaza biyumva yuko bari muri vure side. Bazaza biyumva yuko iwe ari muri vure side. Nta munyo nta mukwaha, hose haranuka. Ngo twebwe turi ninde ko barakwita we, noneho twari kwita nafo, bari kwita umwiterangere, sibyo? Ntabwo kuragenda aragira ngo wihumurize gusanga twebwe ngo turi vure. Who told you? Ninde wangushizeho plaque ya vure? Ninde wangushizeho iherena rya vure? Ninde wangushizeho kinyoteri zose ugenda utana ngo ni vure? Wowe uragera hariya wenyine ukikirigita, weza urananiye. Oh mame, ninde uzibye kwikirigita kwawe? Ninde wakugize vure? Ninde wakubatije kugira vure? Wenyine kuri ikirigita kugira ngo urebe uko ikimwaro cyakunaniye kumira, kuragira ngo uze wikanga, wagira ngo umire bikanga, ukikubita kandi ngo hariho fo na vure. Iyo barura wayikoze ryari? Abari fo ni bangahe? Abari vure ni bangahe? Ubarizwa mu kiye gihande? Certificate wayikuye? Amashaho we. We. Bari ukabona bari abikinshasa bagiye za Burayi, barirukanka baja za Kinshasa ngo n'u Rwanda. Kubera katahungiye ifizi, katahungire mi Wezo, mbere yuko duheza abandi, hari akantu numvise uyu munsi. Aba bantu mukuri bazi ibyo barimo kandi bazi ko bayobye. Natangaye uyu munsi niba mwarabonye Twitter nakoze
numve ko ngo abazarendo ngo wa muganira misega ngo irabuza agaseta umusirikare w'igihugu kabone nubwo tutumvikana nawe cyangwa se ari n'umwanzi wacu twebwe ku ruhande rwacu ariko we ni umuntu abishize mu bitekerezo je ntabwo numvaga ko bano bantu ibyo bavuze rigomba kuba rizwi rigomba kubihamya ariko icyanyemeje neza ko ibi bintu koko n'agasita atazakorera hariya natangaye cyane uyu munsi Emile mu kiganiro ciyo cyangwa se mu ijambo yariho ageza murabizi ko niwe Gabi Fish bafite yariko ageze ku baturage yabwiye ati rero ijambo rokoko yagiye tumenye ko bariyaga nibo banyira igihugu ati kuvuga ngo bariya banze gasita bashobora guteza akavuyo hariya ibintu bigakomera none leta iricara irebe balansinge hagati ya gasita kuba hariya n'abariya kugumuka leta irebe ico iciri bufate ariko ijo sico kibazo ikibazo nibajije ese mbere mire kumva ko ivyo bintu koko bariya banze gasita nibajije mbese Emile yabanje gutekereza iyo aje ko ari abanyamurengo uyu munsi bavuze wenda ngo banze umufaride Minembwe Emile yari kuvuga ko yari kuvuga ko bari kurwanya leta ko bagumuwe na Nyarugabo kuvuga ko bagomba kuraswa cyangwa yari kuvuga ko bagumuwe yari kuvuga yuko bagumuwe na Banyarugabo bagumuwe na Barubegwa n'u Rwanda na FPR na APR na wawe na Karengaho na UPN BPDF yajgera akagira wenda na Ruto kandi akavuga ngo bagomba kuraswa accordingly agomba kuba kufesinga nuza ukuboko kwa government accordingly. So hano rero ibo ni arumva ko amarangamutima yiwe I think I've been saying this for long period of time. Hanga ndikuta amarangamutima yanyu azaba connected kubazarendo. I don't understand. Amarangamutima yawe aba connect. Nikuta uya shiftinga kuba fandimwe bawe byara bawe kuri banyoko kuri banyoguse akagenda kamagenda akaba connected na bitakwira. How? Barabaje umugani ngibisabirasabirana wa nibo bahujije ibitekerezo. Amarangamutima yanje nkaza nanyumva bitakwira ni Roromodo kaza numva makanaki ni Roromoro kame gisegeti amen kame wenda umuntu yoreka kabyose ariko aha amarangamutima yawe aba connected. Iyo fenomeno yarandaniye kumva. So amarangamutima yawe rero yababajwe yakubiswe ibintu biri hariya gwera za Goma n'umunara w'Ibabeli. Ngo umunara w'Ibabeli ngo ni Babyloni muri Iraq ngo muri Mesopotamia ngo ntago ngo ntabwo ico gipande turi kucumva. Umwe karavuga ati tuje hano umusirikare undi akavuga ngo ni uw'Rwanda undi naho ngo ni uw'Kongo undi nawe ngo Gasita bamugize umunyarwanda kandi bo batano batazayemera ko ari n'abatutsi bamugize Pro Max ibo noneho bamurengeje bamugize mu yindi ntera niba ahubwo nibaze badushakira isambuye bayimwerese genda no matter what wagerageza gushimisha Satani ibihembo bya Satani kubaza ko Satani abaho nibiriye uko ahemba ni kuriye kandi ntirindira ngo ihembeke. Abatemera ibi by'amadini bemeye ikintu bita kama icyo ukora nature irarivenjinga nkuramugoze ikintu cyuka ikora undi muntu natira iza revenging ni natira irimo kurivenjinga. Iyi ni poetic justice. Fata abadrone bakaja kurasa ababyeyi bakaja kugira gute Imana yabari ababyeyi ni ihumbya ihorihoze horihoze musumu uzahusha ugenda wese mama wawe kugira ngo ugiye kurasa mama sunumije ngo baraje ngo headquarter yabo munzu ngo uzagenda ugiye kurasa mama urase mama wawe je sinzagushinyagurira nzafatikanye na mama wawe mukababa ariko ibintu rwose ababazarendo wa mungani kubera iki bataraswa ariko biraba yabaze no for sense we
since weed zira come here man shit I'm sorry menshi ariko ewa udakuramo isomo biramureba bazakomeza utararikuyemo kuri kabongo ntari kuremo kuri uriya kaminzobe ntari kuremo kuri wa mukoroneri bazakubitira Kinshasa wo muri no urgisangane wo muri Noro ntari kuremo kuri Muyoboke ntari kuremo kuri ba Geriyadi n'abangaba uyu wari uri muri plane guterera n'abandi tutavuze nawo muri Noro tutazi ntari kuremo kuri ubuhamya bwo barutibuka ntari kuremo kuri bande so uyu muhungu kumgeti wo kwa Mushabika kamen umuntu isi zamwigisha natiri zamwigisha azahura n'igikuta abantu bose ntago baza biga in easy way hari abaza biga uko bahitinze ahantu hagoye ariko se uyu munsi wa none nimba badashobora kujimuvira kuko nari ntohaja bakaba batoje Goma cenga banohaja bakaba batoje Bukavu nkaba nohaja bakaba batoja Bunyakiri none n'abazarendo uburendo bwabo ubutaka bwabo n'ubu kandi bari kubatwara mu Rwagasabo murakoze thank you wese komeza twirwaneho akantu gato naringiye kongeraho kuri iyo audio baduplaying ya Ngarura urumva yageze mu Wazalendo abafrero barayumva kuko bari basanzwe bazi ibyo avuga nawe yita umuzalendo uyu munsi aza bahatake numvise audio y'umufrero umwe avuga ngo Ngarura ngo nibi nawe yagiyemo ngo Abanyarwanda bose ngo Abanyarwanda bose nibo bamwe rero mukuru y'amaboko ntakira umuzalendo mu bandi nimba asigara gusaba nabo bamugize fo niwe phone nabo bamugize karagira fo nabo bakamugira fo n'abafuzi none reka twakire Amadu akurikirane na Joro Amadu urahari banza urebe undi muntu bushire ndaje Jolie murakoze kumva ijambo kugira ngo tuvuge kuri ibi ngibi bizaba abafo wazalendo n'abavure wazalendo ariko njewe mbona bose ntabavure bose ari bafo ntabavure babamo n'abafo kubera ko iyo baba bavure iyo haba bavure n'abafo wenda mvuga ngo bamwe bakora ibyiza abandi bagakora bibi ariko bose bakora co kimwe kuri guhari nje ndavuga kuri ibi byo kwanga ko Gasita ngo ntakorera ibuvira ngo ni igihugu cabo kandi bahora bavuga ngo ni igihugu cabo ntibaratwereka umubembekazi cyangwa umupfurerokazi wakibyaye ngo tumenye ngo niwe wabyaye ngo tuvuge ngo ni iwabo ko baravuga bakirengeza ngo se ngo nibafata ibuvira ngo bo bazoba abandi bazoja hehe bazoja aho bagiye bamaze gufata Goma ni Bukavu cyangwa bazosubire mu ishamba baje kurya amababi y'ibiti ko arico bamenyereye ubundi ba mayimayi babaye mu mujyi ryari ko baraza bakaza kwikinisha muri Uvira ngo ni iwabo ngo ni igihugu cabo ngo cabase na ba nyina babyaye ryari aho tutabonye aho bakibyaye General yaravuze ngo tuzobahadika ngo isura yacu ngo barohe bayitore sino kuyibahadika gusa tuzobana ku kibi n'iciza naho aba bazalendo bene wacu kandi umushinga ruravuga ngo nuko atahabaye
aho niwe naringezeho ndagiye karavuga ngo nuko atahabaye arihe si yari tari kumwe na muzarendo mukuru i Kinshasa nimba yari yanamubona simbizi atari uko aza yirirwa hariya yirirwa yimokoza Kangarura icyakora we igihe igoma hafashwe yaravuze ngo we yacitse umugongo n'ubu aracacitse umugongo kuriya aza avuga aryamye ngo kuva bafashe igoma ngo yacitse umugongo asigarana akanwa ko kuvuga ko kurobojoka ntumenye ibyo ahaye avuga ni umuntu usa n'ufite depression utazumenya ibyo avuga n'ibyo asiga avuga ibintu bije ku kanwa gusa ni nka kujya kwa gasuku niyizi uvuga ikintu nayo igasubiramo Kangarura arirengeje ahangaha aje ku masosho media kandi kiza kinezeza nuko bamwe igihugu kizamara kuboneka bamwe bakaza bahunga gusa bahunze amaudio yabo nta muntu ubavuze bagazotinya gukandagira ku matongo ya base nta muntu umukozeho agahita yicira urubanza nka rumwe rwo mu ijuru baza bavuga ngo umuntu azaza asoma imirimo ye ngo yamavuga ngo nje wiyinzira niyinkwiriye aba nabo ibi bari mu kuvuga nk'aba Bangarura na ba Jansikoyi numvishije bazoza bibuka ibyo bagaza bavuga bavuga ati njewe iyo kwerekeza iyi ngiyi ndaguma ngende nzoruhe mpuruka imisiri ndi guhunga ibyo nakoze n'ibyo navuze sinoseruka muri kiriya gihugu biratangaje Nkangarura ngo karavuga ngo AFC ngo niya uko AFC ifite umwanya wo kuja gukoresha ziriya mayibobo imbeba zitagiri inkweto zitagira ese baza biyibagiza ko izi mayimayi ari gisegeti wazihaye imbunde kugira ngo afungure akanwa abashe kuvuga ngo babanze babakubite ngo babice ngo babamare kandi ga nawe mu bicwa rimwe